basanasi. Reka twakire nyirabukwe wa Pasteur Theogene. Yesu nashimwe, Yesu ahabwa icyubahiro. Dushimye Imana ko yatwemereye gushika mu uyu mwanya wo kuvuga ibigwi n'imigambi Imana yakoresheje umwana wacu Pastor Theogene. Nukuri nkatwe abakristo twatuzi igikorwa nk'iki ko cyageze uko Imana niyo yonyine igikikora ikakirima kandi kagikomeza. Ku bwacu tuzi neza yuko abo yaremye ikabatoranya mu bihumbi byinshi by'abanyabyaha ibakoresha iby'ubutwari. Ijambo ryayo muri Yesaya riravuga ngo nzanira umuntu naremye, uwo nashyiriyeho kugira ngo ampeshe icyubahiro. Ni jye wamuremye, ni jye wamubumbye. Mu by'ukuri Pastor Theogene yari umukwe wacu, yaje mu rugo iwacu kudusaba umugeni. Ntabwo byari byoroshye, ariko kuko ari umugambi w'Imana twashimye ko ari we hagati y'abandi benshi bari baje. Twashimye ko ari we utubera umukwe. Ni ugutoranya kw'Imana. Urebye ukuntu yari ameze icyo gihe, ntabwo yari afite ishusho wavuga ngo wamuha umwana wawe, ariko nkuko ajya kubona kubyivugira. Ariko kuko wari umugambi w'Imana, niwe Imana yashimye ko tumushingira umukobwa wacu Uwanyana Asiya. Ntabwo byari byoroshye, ariko ku Mana ibikomeye ibihindura byoroshye. Abantu twari turi kumukiruhura barabyibuka kuko ubwo bwari bumeze. Urugendo rwose twakoze ntabwo byari byoroshye, ariko Imana yarabikoze. Umwanya rero nk'uyu nguyu ntabwo ari umwanya twagombye kumera nk'abaguhishyana nk'uko Bibiliya ivuga ngo batagira ibyiringiro. Twagombye kwishimira ko Imana yakoze iby'ubutwari, yakoze ibyo agomba gukora, imwishyira, iramuruhura, kuko twebwe ntabwo tumenye ibiri imbere, ariko ibibizi. Yesu nashimwe. Uyu mwanya rero dukomeze dukomere kandi dushikame, kuko nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo twese tuzapfa. Twibagirane nk'amazi amaze gutemba, ariko se tuzapfa tugiye hehe? Icyo nicyo kibazo. Tuzaba tugiye hehe? Icyampa tuzapfa nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryacu rikazaba nk'iryabo, tukazahura mu munezero udashira, aho tuzongera kubabara, tuzongera kurira, kubuza amarira, gusuza ubutumwa no gusonza no gukina, ahubwo tuzabara mu munezero udashira. Cyamara twese tukazahurira nk'uko ya ndirimbo ya 122 ivuga. Yesu nabaho umugisha. Yesu nashimwe. Uyu ni umutware wanjye, uyu ni umwana wanjye w'Ifura, ni umwana wacu w'Ifura. Ndi umubyeyi ufite abana 6 n'abuzukuru 7. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu ni we Fura yanjye. Ijambo ryarambwiye rirambwira ngo hahirwa abapfapfiriye mu mwami, baruhuke imiruho n'imihati byano mu isi, imirimo yabo igende ibakurikiye, cyangwa se bajyane. Imana ishimye rero. Yobo akavuga ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito, kandi icyo gihe amara mu isi ni igihe cy'intambara, ni igihe cy'imibabaro. Imana yacu ihabwa icyubahiro rero. Shimye Imana rwose, nubwo imvugo yayo tutajya tubasha
kuyisobanukirwa, si uko ibi bintu itahoraga ibivuga ariko situbashe kubikurura, ariko Imana yo yakoze ibyo ishaka. Imana ishimwe. Ndashima Imana imyaka bari bamaranye ngira ngo igera kuri 13 ngira ngo bari bamaze kubyara abana 4. Ni ukuri Theogene rero yari intwari mu by'ukuri, nawe yari umwana wanjye, namubaraga mu bana banjye b'abahungu 3 ngira n'abakobwa 3. Theogene Imana yagiye imukoresha ibintu by'ubutwari, ntago yigeze arya ngo aducure. Mu by'ukuri yajyaga yita ku rugo rwacu akarumenya, no mu gihe cya corona yarakoze pe, na mbere yaho na nyuma yaho najyaga kubona nkabona imodoka iraje iraparitse, ibyo kurya bivuyemo, amafaranga. Imana imwakire gusa. Muri abo bana 6 nifuje kubereka umwana wanjye wa 3 yafashaga abana banjye 2 b'abahungu, umwe naze witwa Kwitonda Jacques naje, umwe wundi we ntabwo ari ino, ntabwo yabashije kuboneka, ari ahantu kure, ariko aba bana yarabafashije mu gihe cya corona, yarabatwaye na bugingo uwo munsi uyu nguyu yarakiriwe, yagiye amufasha amushyira mu bandi bana, mbese amutera inkunga. Ubu ngubu uyu mwana Theogene yagiye amushyigikira, amushyira mu muhanda, mbese yiga umuhanda, yiga gutwara imodoka, abona perimi. Ejo bundi rero yabonye indi perimi ya D ngira ngo yo gutwara imodoka nini. Theogene yagiye amushyigikira mu by'ukuri. Murumva Theogene yakoze imirimo myinshi cyane ntarondogora, gusa Imana ihabwa icyubahiro. Reka ndekere, reka n'umwana wanjye nawe muhe avuge. Imana ibahane umugisha, muzakomeze mubane natwe, mudushyigikire, mudufate mu mugongo. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Biragoye cyane muri uyu mwanya kube n'icyo navuga, kuko ari ibihe binduhije kandi bitanyoroheye namba, ariko ndashaka kubaha ku buhamya ho gatoya. Uyu ni mama, uyu ni papa. Jacques ni musaza wanjye nkurikira bwa 3. Mama yadusigaranye turi abana b'imfubyi, turi abana 4, turi abahungu 2 n'abakobwa 2. Papa apfa turi abana bato cyane. Mama apfakara ari mutoya. Akimara gupfakara, abantu bakazajya baza bakamubwira ati duha abana nawe ugenda ushaka ubuzima bwawe, dore upfakaye uri mutoya, ntabwo uzashobora kubarera. Arangije atwizirikaho, turyana ubusa, inzara iratwica. Ariko kimwe cyo twarasengaga, nubwo nari muto. Mama yajyaga muri Nibature tukajyana, mu materaniro tukajyana, Imana ikavugana natwe, itubwira heza izatugeza, ibyiza izadukorera. Igihe cyaje kugera, izana uyu mupapa mu buzima bwa mama, mu buzima bwacu, mbese imuzana mu buzima bwacu. Papa ndabigushimiye, araturera. Niyo mpamvu mwita papa, kuko yakoze ibikomeye. Imana iramukoresha, yarura mama, aratwarura. Ntiyavuga ati byibuze ndakujyana wenyine, ahubwo atujyana na mama, mbese aradufata, atwara mama n'abana twese aradutwara. Amagambo ari menshi, badashaka yuko adutwara
byari gukunda yuko yari kudusiga tukagenda tukandagaya tukaba imbobo ku muhanda. Mama nawe ndamushimiye yuko yatubereye umubyeyi. Mama warakoze, watubereye byose mu gihe wari umajije gupfakara ntiwakumva amabwire y'abantu. Imana ibakorera ubukwe bwiza bw'umugisha hano ku Muhima kuri paruwase. Abana yareze yabyaye turamwambarira, mbese Imana irahaseruka. Nshimiye Imana yahaserutse, niyo mpamvu uno ari umubyeyi. Ubwo rero igihe cyaje kugera nk'uko babivuga, Gasheri aza kunsaba mu muryango wacu, baramuma. Aza kunsaba yari umukene, numvaga nzashaka umugabo ukize kuko iwacu twari dukennye, kugira ngo nzagire ikintu nzamarira iwacu. Ariko siko Imana yari yabishatse. Muri uwo mwanya uko dutekereza cyangwa se uko twibwira ntabwo ari uko Imana yo mu ijuru yibwira. Yo itureberera, ireba imbere hazaza, niyo dutekerereza. Ubukwe bwaje kuba, ababyeyi baranshyingira, njyana n'umugabo wanjye, turagenda twiga amashuri y'ubukene, amashuri y'inzara, twibitseho nzayimana, nzakugirira neza, nzabagirira neza. Imana igenda iduha amasezerano. Haleluya. Abantu mubeshejweho na nzayimana munerere haleluya. Nzayimana yaradutunze njye n'umutware wanjye, twarakundanaga bimwe nashobora kubasobanurira. Umunsi ku wundi twabwiranaga, twavugaga ko dukundana, nkamubwira Shiri ndagukunda, nawe akansubiza ndagukunda, umunsi ku wundi. N'umunsi ataha twarabibwiranye, yava muri uno mubiri, turatsindagizanya. 2019 nibwo twabonye neza y'Imana muri corona, muri covid, aho tudakeka ibisubizo niho Imana yo ibikura. Ahantu hatari inzira niho hahandi Imana ica inzira. Haleluya. Muri covid Imana yadukoreye ibikomeye. Nibwo twatunzemo imodoka ebyiri. Muri covid nibwo Imana yatwubakiyemo inzu ya miliyoni 100. Iwacu ntabwo hasuzuguritse. Ntabwo hasuzuguritse. Imana yajya guitubwira tukagira ngo ni inzozi, tukagira ngo turarota. Twabaga mu nzu y'icyumba na saro, kwishyura ari ibibazo, tubura 15,000 tuburara, turya inyama zo ku mifungo, nkiyita nkanywa spadipu, njya kubyara nkataha n'amaguru. Twahuye n'ubuzima, ariko Imana iza kudutabara. Nta myaka 3 yarishize Imana idutabaye. Turi mu nzu yacu, turya ku manywa na nijoro. Imana ishobora kunyambika bazi ya 200, speri ya 200, isakoshi nifuza, urukweto nifuza. Ariko yari umuteguro w'Imana. Uko mbitekereza, yagira ngo umugabo wanjye atahe nta deni na ritoya imufitiye. Ndashimiye Imana muri urwo rugendo rwose ko yadushoboje tugakora umurimo w'Imana neza. Bari abana bavuye ahangaha, harimo 4 tutabana ariko twashyingiye, abandi bose twabareraga biga imyuga. Harimo abiga muri interna, muri universite no muri primaire, nabo twe tubafite. Ndabinginze muzambere hafi abana, nanjye muzambe hafi, muzadushyigikire, ndabibasabye.
icyumweru cya nyuma sheri ajya gutaha yitaba Imana, nagizemo ibihe byinshi cyane byo gusenga, nawe yagizemo ibihe byo gusenga. Hariya yakoreraga Kamuhoza mu ibature ya nyuma y'icyumweru apfiriyemo, murabizi yarabikoze, yarabizi ko ari umugeni kandi nanjye ntari mbizi. Mbese Imana yaramuteguye bihagije. Gusa icyo nababwira, yari umugabo mwiza, uca bugufi, ukunda abantu, ukunda Imana, utishyira hejuru, wemera no guhanurwa abantu babana nabo, babanaga nabo umunsi ku wundi, abenshi barabizi. Yubahaga bimwe biteye ubwoba, yubahaga n'umwana mutoya yamwubahaga. Ajya gutaha rero mu cyumweru cya nyuma ku wa gatatu, nagiye gusenga kuko yitabye Imana ku wa kane. Navuye gusenga njya kwirirwa kwa mama, ndi mu masengesho Imana irambwira ngo giteguye urugendo rwihuse cyane, ariko yongeraho ijambo ngo kandi rw'umugisha. Ikindi cya kabiri irambwira ngo hari ubugingo ifashe ikuye ahantu ibuteretse ahandi. Imvugo y'Imana iratangaje mwa bantu. Ubwo muri uwo munsi niriwe nacitse intege, murabyumva. Naje kuva mu rugo mu masaha 9, njya kumutegurira kugira ngo ajye kuzana abo bashyitsi bari baturutse Bugande, aho yakoreye impanuka. Bari bavuye hanze muri Amerika baca muri Uganda. Abo bose uko bari bane bose barapfanye bitabye Imana. Donati niwe wapfuye bwa nyuma, nawe tuzamushyingura ejo ku wa kane, ejo bundi ku wa kane. Ubwo yagiye amahoro muri Uganda, agiye kuzana abo bashyitsi bari baje kudusura. Twagombaga no kujyana, ndavuga se abashyitsi baraza babura umuntu bakira, nigira mu gikoni ndateka buri kimwe cyose. Bari hafi kwambuka umupaka barenze mu mujyi, arahamamagara yishimye ati sheri ngo fori ikintu muramukazi yakuzaniye, ngo ntabwo ndakabati ndabivuga. Bose bari mu modoka basekera rimwe, ahita avuga ngo uzi ko akuzaniye amafi. Yarazi ko nyakunda. Arambwira ngo reka ngusunikire akantu kuri fone wongereho, hari ikindi kintu yambwiye ko ngomba kongeraho. Icyo kintu nacyongeyeho, ntegura ameza, abana bari bakiri mu gikoni. Arambwira ati nsigaje amasaha 3 ngo mbe ngeze aho ngaho mu rugo n'abashyitsi bacu. Saa 3 zikubisemo, saa 4 nabaraga ko saa 3 nicaye ubwo bagomba kuba bangezeho. Saa 4 zigeze numva umutima utangiye kundya. Fata fone mpamagara sheri nka 3 mbona ntayifashe. Mpamagara Donati inshuro ya mbere ntiyayifata. Iya kabiri numva umuntu utavuga neza Ikinyarwanda arampamagara ngo bose ngo bafuye. Ndamubwira ati we musajya nibikiri kumbwira ngo bose bafuye. Numva ntabwo ndi kubyiyumvisha. Bimeze gute? Simba ngo yabinjije mu nda muri moteri, baragiye binjiramo, sinzi ukuntu nabibasobanurira. Ngo ako kanya nahise nitunganya, njyana na Eric uriya big head, tuhita twambukana umupaka n'umwarimu witwa Fayina n'umuturanyi witwa Vincent ufite imodoka atugezayo. Twagezeyo mu masaha 5:30 aho impanuka yabereye. Bazanye breakdown 2, ikimodoka cyanze kubavaho, uko bagihatiriza gikomeza. Mbese namwe murabyumva ukuntu ibintu byari bimeze.
ibaze guturuka kuri accident yabaye saa 2 ijoro ryose buracya bayibakuyeho saa 6 z'amanywa, ariko njye numvaga agihumeka. Nkabwira Big Head, genda urebe, ndabizi dada aracyahumeka, genda urebe. Agiye aravuga ati mama papa byarangiye. Ubwo kubakuramo byabaye ngombwa ko batemagura imodoka barayishwanyuza, n'ubundi yari yarangiye babakuramo. Muri Uganda ndashimira umugabo Imana yohereje, araza aradufasha, ibintu bigenda neza, turara tuzanye umubiri tugeza Kacyiru. Ndashimira rero abantu mwese mukimara kumva ino nkuru, mwambaye iruhande, mwamfashe aho narindi gutonekara, mwamfashe ku mugongo. Hari inkuru umuntu yumva agacura injereri agatetira bidashira, mwanyitayeho. Abana b'abakozi bo mu rugo ndabashimiye, mwituye mwampaye. Abanyeshuri mwigomye amandazi yanyu, na n'uyu munsi muracyari kunyohereza ku mafaranga. Abantu bo hanze mukora ku mufuka wanyu munyohereza, abinaha ndabashimiye. Mbese kuba muri aha ngaha natunguwe, byandemeye andi mashimwe. Ndabonye yuko ntari njyenyine. Mwababyeyi mwe ndabashimiye, abapapa, abamama ndabashimiye, n'abana batoya, urubyiruko by'umwihariko. Ndashimira itorero kubera ko muri iryo joro bikimara kuba bahise bansangayo. Twari turi kumwe aho twari twicaye ku muhanda paka kugeza umubiri hariya kuri morgue Kacyiru. Ikindi cyanshimishije, banyura no muri VOT bangeza mu nzu. Imana ibampera umugisha, ibampera umugisha nyinshi cyane utagabanyije. Murakoze cyane sheri, ari agaciro kuri njyewe. Wari uburuko ndashira wari ukore mirimo yawe guherekeza